Mwaramutse neza, ndabasuhuje kandi ndishimye cyane ko ndi hano. Reka nizere yuko namwe aho ngaho muri mumeze neza cyane, ariko nkuko nkunze kubivuga ngo n'abatameze neza turabifuriza koroherwa ndetse no gukomera, kuko nyine ubuzima ni byiza n'ibibi bigenda bihinduranya cyangwa se bigenda bisimburana. So rero nkuko muri kubibona nukuri ndishimye, I'm very excited, ndishimye cyane bidasanzwe, ako umutima wanjye ndimo kwimva nk'umuvlogger, nyine ndi kwimva nk'umuntu umaze iminsi ukora ibintu bitari nge cyane, ariko nta kibazo kuko nyine nkuko naje hanganje kubabwira ibibazo bikaba byakemutse, bikaba byamaze kuba solved ku ruhande rwanjye. Ngomba no kugaruka hanga mbabwira uko ibintu byagenze, uko ibintu bimeze, kandi ndishimye cyane mu by'ukuri, umutima wanjye uranyuzwe, umutima wanjye uratekanye. Nkuko rero mubyibuka, ntatinze mise ndasa ku ntego ku bibazo nari maze iminsi hano mbabwira. Nari nababwiye yuko nagiranye ikibazo kijyanye n'imikoranire na Red Blue JD ndetse na Jackson Dushimimana, kuko namushinjaga gukoresha ibiganiro byanjye nta burenganzira afite, ubwenge bwanjye, ibihangano nakoze mu by'ukuri nkiriyo by'amajwi nkuko yansabye kubivuga gutyo. Ubwo ngubwo ibiganiro byanjye akajya bikoresha ku zindi chaîne, ku yandi ma YouTube channel ye na Red Blue JD akongera kabiri uploadinga. Nababwiye yuko rero nari naramusabye kubireka, ariko bikomeza kunanirana, bikomeza kugorana, ari byo byaye video ya mbere mwabonye. So rero nkuko navugaga ikibazo cyanjye, ikibazo kijyanye n'iyo mikoranire cyangwa se nako kazi, kugeza uyu munsi cyamaze gukemuka. Si icyo kibazo gusa twari twavuzeho, ni ikibazo cy'amafaranga, icyo nacyo kugeza uyu munsi cyamaze gukemuka, nabyo ndaza kubabwira uko bimeze. Ni gute rero byagenze bite? Urumva Jackson Dushimimana, kuko twari twavuganye ko atagomba kuzajya akoreshereza ibiganiro ku nshuro ya mbere, akanyandikira message ko atazongera, ariko kandi bikarangira yongeye. Byabaye ngombwa yuko twitabaza abanyamategeko hanyuma n'abanotaire kugira ngo babashe kudusinyira ko birangiye, ko bitazongera. Nibyo ndibuze guheraho ibyo ngibyo. Twasinye ko n'urupapuro, okay, ndaza kuza kurushyira ku ruhande kugira ngo muze kubasha kurubona. Twasinye ko ari amasezerano y'ubwumvikane hagati ya Red Blue JD ihagarariwe na Dushimimana Jackson hamwe n'aba Vete Sandrine, umunyamakuru wigenga. Twumvikanye yuko rero ibintu bigiye gukorwa, icya mbere ni uko utazongera gukoresha ibiganiro by'aba Vete Sandrine keretse ubwabo babyumvikanyeho. Aho ngaho ni ku ruhande rwa Jackson Dushimimana ari uhagarariye Red Blue JD. Ikindi cya kabiri twumvikanye ni uguhita isiba ibiganiro by'aba Vete Sandrine bigaragara kuri chaîne y'Isano nayo ya Dushimimana Jackson, ari byo bya biganiro bibiri byagarukaga ku nzego zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu hamwe n'ibijyanye n'imodoka. Mu by'ukuri ntari nakoze cyangwa se ntari navuze, murabyibuka mu kiganiro cya mbere nari nabivuzemo. Ikindi cya gatatu twumvikanye ni uko utongera na rimwe gushyira cyangwa se kuri uploading ibiganiro by'amajwi by'aba Vete Sandrine kuri Red Blue JD, ahubwo Red Blue JD kaba izarekera aho ngaho ibiriho, nta kongera kubishyiraho bushyashya. Icya kane ni uko utongera gukoresha ibiganiro by'amajwi by'aba Vete Sandrine ku zindi YouTube channel za Dushimimana Jackson kereka ubwacu twabyumvikanyeho. Hanyuma nanjye ibyo ngibyo nibyo Jackson Dushimimana yasabwe, kandi ni nabyo mu by'ukuri ntababeshye, nanjye namusabaga mbere yuko zino saga, zino drama, bino bibazo byose bivuka. Nanjye rero ibyo nasabwe gukuraho ibiganiro bibiri nari nakoze bivuga ku kibazo nari nagize, kuko ikibazo cyamaze gukemuka mu bwumvikane. Izo ni za video ebyiri, ya part 2 ndetse na ya part 1, ibyo ngibyo namaze no kubikuraho. Hanyuma ikindi nasabwe ni ugukora ikiganiro nkagishyira kuri YouTube channel yanjye mvuga ko ikibazo cyakemutse, ari nabyo nanjye nifuzaga. Ibyo ngibyo nibyo ndi gukora this time kano kanya. Hanyuma rero buri ruhande rufite inshingano yo gushyira mu bikorwa uruhare rwarwo rurebwa n'ano masezerano kandi ku gihe. Hanyuma ano masezerano kaba azagengwa n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda, kandi byumvikanweho ko bikaba byananumvikanweho ko amakimbirane azavuka muri ano masezerano azabanza gukemurwa n'impande zombi mu bwumvikane, byananirana hakiyambazwa inkiko zo mu Rwanda kandi hagakoreshwa amategeko y'u Rwanda. Ikindi nuko ano masezerano hagati y'impande zombi buri ruhande rwiyemeje gukora icyo rusabwa kandi ruzi neza ibikubiye muri ano masezerano. Ano masezerano akaba azagengwa anashyirwe mu bikorwa hakurikijwe amategeko agenga Repubulika y'u Rwanda. Ano masezerano kandi akaba ari buze kuza gutangira gukurikizwa umunsi ashyiriweho umukono n'impande zombi. So rero twarabisinyiye nko murimo kubibona. Mu by'ukuri ni feeling nziza, nyine ni nko kuba wari ufunze bakakurekura ukabumva uri free, ukumva urimo guhumeka oxygene nziza, like iri full. Numvaga mu by'ukuri ntababeshye, hari igihe nabyukaga
umuntu akama nka link bakambwira se bano bantu mwasubiye gukorana, nyine nkahita numva ndacyafunze, nyine ntabwo ndi free, umuntu ari kunkoresha nabishaka ariko ndumva meze nk'akanyoni kari kuguruka ahantu, ndishimye cyane. Ahangaha nkihari ntarahava, abantu benshi baba bibaza ngo is it a big deal kuba umuntu yakoresha ibiganiro byawe kandi mwaratandukanye? Yeah, it's a big deal kuko nk'umu artist, umunyamakuru, umuntu ukora ikintu cyamuvuye mu bitekerezo, umuntu ukora ikintu from scratch agatanga final product, kubona iyo final product watanze irimo gukoreshwa n'abantu mu nyungu zabo, nta ruhare nta burenganzira wabahaye, ni ikintu ni nko kugufunga, ni nko kukuzirika akakubwira ngo ukora kino kintu. Ariko this time ndashima Imana. Hanyuma ku bijyanye n'amafaranga, abantu benshi miliyoni zawe baziguhe n'ibiki, ntabwo ari amafaranga yavuye kuri Jackson dushima Imana, ni amafaranga ahubwo yavuye mu nshuti zanjye. Mu by'ukuri ntabeshye, mvugishije ukuri byarantunguye cyane kuko nari mbizi ko yego mfite abakunzi, nari mbizi ko mfite abantu bakunda ibyo nkora banabikurikirana umunsi ku munsi, ariko ntabwo nari nzi ko hari abantu bashobora kwiha intego bakavuga ngo reka dukore group dushyigikire uyu mukobwa, tumwoherereza amafaranga yatigeze abona. Ndakibashimira. Aba bantu bahagarariwe n'umumama witwa Monica wo muri Canada, ndabashimira cyane, no kugira ngo ayo mafaranga babashe kuyangezaho nabyo byarabagoye, ntabwo ari ibintu byari byoroshye kuko nta platform nimwe iriho namba zanjye ziri private, ahubwo n'izi public nazo ntazo nari mfite, ariko ubu ngubu namaze kubona yuko nkeneye gushyiraho nimero ku buryo abantu twazajya tuvugana. So rero barabizi yuko mfite my sister ufite YouTube channel, iyo YouTube channel ye iriho amanimero kuko najyaga mwamamaza nsaba yuko abantu bakora subscription kuri YouTube channel ye, we hariho nimero. Noneho izo nimero nizo Monica yagiye arandikira, Raisa aramusubiza, hanyuma baravugana, abari we yoherereza amafaranga basha kongeraho, ari nayo yavuyemo ayo twishyuye abanyamategeko bamfashije muri bino kugira ngo bibashe gukemuka ndetse binabashe gukunda. So ndabashimira abo bakunzi banjye, abari na mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abo najyaga kubona nkabona bohereje nk'igihumbi biyaranje babonye namba zanjye bati Sandrine nakira n'amafaranga, sorry kubyakubayeho, thank you so much. Ndabashimira mbivanye ku mutima, mu ndiba y'umutima wanjye niho mbashimira mbikuye. Mwarakoze, ni ukuri Imana ibahe umugisha kandi utavangira. Ndashimira rero n'abantu mwese mwadusengeye kugira ngo ibintu bibazo bibashe gukemuka, especially inshuti zanjye zaragowe, umuntu wese yarazibahamagaraga uzizi, Sandrine byagenze bite biki n'ibiki, zikajya muri struggle yo kwisobanura ku bwanjye. Mwa nshuti zanjye mwe, ni ukuri muri inshuti nziza, Imana ibahe umugisha kandi mwarakoze. Ndashimira kandi abayobozi b'ibigo bitandukanye byano mu Rwanda bagerageje ko iki kibazo cyakemuka mu buryo bw'ubwumvikane, thank you so much. Ndashimira Godfather wo kuri Twitter nawe ndamushimira, nawe yagize uruhare runini cyane kugira ngo kino kibazo kibashe gukemuka. Hanyuma kandi nkanashimira uruhande twari dufitanye ikibazo ari rwo Red Blue Jade, kuko iyo nshaka ko kino kibazo gikemuka we atabishaka ntabwo kino kibazo cyari gukemuka, iyo nifuza ko bino bintu birangira mu buryo bw'amahoro we atabyifuza ntabwo byari gukemuka. So rero habayeho guhuza kw'impande zombi, nawe ndamushimira. Jackson warakoze kuko wifuje, nanjye nifuza ko bino bintu byakemuka mu mahoro, byarabaye byarakozwe. Abanyamakuru murimo kwandika title murimo kugenda mwandika ibintu ngo ibiki n'ibiki, ngo mu buriri, ngo Mana yanjye, mwatubabariye mwatubabariye kuko ni mutubabarire, mugende murebe ibindi bintu mukoraho, mutubabarire, muduha agahenge, urumva, murebe ibindi biganiro mukoraho, mureke dukomeze tubeho. Ubwo swari ikintu nibagiwe, ntacyo, I think ko ntacyo. Reka dukomeze tubane, yaba ari kuri platform zose tubanaho, mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu, mukomeze mukurikirane ibyo tubagezaho, kandi ndabashimira uburyo mwitwaye muri kino kibazo, cyane cyane abakunzi bacu ku mpande zombi. Mukomeze mubeho neza, mukomeze mugire ibyishimo byinshi kandi byiza. Nukuri ndishimye, ntabwo sinzi uko nababwira uburyo nishimyemo, nayo mpamvu ndi kuvuga ibintu nirukanka cyane, ariko I'm very happy. Hari igihe umuntu arakara, yarangiza kurakara akibagirwa ko ajya nishima, ko nukuri njya nishima kandi ndishimye cyane ko bino bintu birangiye neza. Nabwe ndumva ndi free, ndumva ndi meze neza cyane. So guys, bye. Reka twikomereze, twikorere, twibanire mu biganiro, munyibwire ibyo mushaka yuko dukoraho, nanjye ndahari ku bwanyu kandi nanjye nabibonye yuko muhora muhari ku bwanjye. Thank you so much. Imana ikomeze ibarinde. Thank you so much Clement, wakomeje kumfasha muri no Clement niwe actually Clement niwe muntu
uri inyuma y'ibi bibazo kurusha undi muntu wese, kuko iyo atazana kamera, iyo ataza ngo dushutinge bino bintu ntabyo mwari kumenya. So rero Clement yagize uruhare runini cyane kugira ngo bibashe kugera hano. Thank you so much. Umutima wanjye wuzuye amashimwe. Bye.